ndaje dukore gahunda nk'uko byifuza ndaje mwiteho sibyo naho ubundi ibindi byose uri kungahiga ruje ntabwo nabyumva uri umugabo wanjye ako byemere kuri n'umugabo wanjye ndabyemera rega nyine singere biyewe nese kanyana yavutse ku giti rero icyo nshaka no kunerinda nyanyi sinabyemeye ngaho nyine reka ngende kanga basi hangane sibyo ujye mu cyumba cyawe ngendaje none hangaha sibyo ndaje ngusangiye wenda kuzura umutekamo twabona uri murana urananyine sibyo ntabwo mubeshye ni ibintu bibiri icyo usaba cyose niteguye kugikora icyambere ni uko uzakora ibishoboka byose ukita ku mwana wawe ibyo nabyemeye kuko ku mwana wanjye narahindutse pe n'Imana irabizi ariko ku mwana wanjye nakora igishoboka icyo ari cyo cyose urabyumva neza icyo ndi kuvuga kuko iyi nda narayiruhanye igihe kinini nta muntu n'umwe unyitayeho nta muntu kibazo niteguye kumufasha ntabwo ndi umugabo gito ndi umubyeyi nyumva icya kabiri ikindi rero urumva ibyo bintu ntabwo nabikora gutyo gusa bambaza ngo se umwana ari he bakora inshingano mu rugo nkeneye byibuze amafaranga kandi menshi Doctor, nari mpageze ndangira neza noneho umuturi ndangira neza hano herereye ngeze ku muryango neza unye kwinjira mu nzu nsanze nta bahari aha sawa mupira nta kintu cyamye ngufuye siko ba kamarade baje Rugema atarasohokamo hano muri ino nzu ibintu bigiye kuba byamera gute jya muri comment utangemo igitekerezo cyawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu ubundi ngusobanurire buri kimwe kigiye kuba cyakurikira kuri iyi episode ibyo Rugema bagiye kuba bamukorera mwamaze kuba mwabona ko iyi channel ariyo y'ukuri itanga amakuru ya nyayo muri filime Inzira y'Umusaraba ibyo mbabwiye bibasha kuba byazamo muri episode igiye kuba yakurikira rero nimba nawe uhageze bwa mbere kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza yuko iyi channel mwarabibonye niyo ifite n'abasubscribers benshi byerekana ko ibintu ivuga ari ukuri ariko hari amacana yatangiye kuba yatwiyitirira ibyo rero ni ibintu bitari byiza mwajyaho bagatangira kuba bababeshya bakababeshya ibintu biraza kuzamo hano muri filime Inzira y'Umusaraba nimubibone mukaza kuba
kuba mwitonganya aho hasi muri comment. Rero iyi niyo channel y'ukuri, nimba uhageze wamaze kuba wasobanukirwa, kubera ko tugiye kuba twasobanura buri kimwe kigiye kuba cyaza muri filimi Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese Rugema bigiye kuba byamugendera gute? Se Cyusa we ibintu bye ndetse n'uriya mukobwa yateye inda bigezehe, byose turaza kuba twabireba, n'abandi bose babashe kuba bakina muri ino filimi, ndetse Cyusa arimo aganira na papa we, byose nabyo turaza kuba twabikurikirana. Rero hano tubonye ko Rugema yari yinjiye hano mu nzu kwa Kamarade agiye kuba yataburura wa muti wa kabiri papa Kamarade yari yamurangiye. Papa Kamarade rero yakoze igikorwa gikomeye cyane, kubera ko yahise ahamagara Kamarade ndetse na Emile akabasha kuba yabamenyesha ko Rugema ahageze, ahita abarangira umuti wa kabiri ko ari we Rugema aje kuba yatora. Rero bahise bafata Rugema bamufata akimara kuba yabona umuti wa kabiri iribagiza yari kuzanywa. Uri kumva ko Rugema rero agiye mu bibazo bikomeye cyane. Ese arabasha kuba yacika bano bagabo Rugema? Byose nabyo turaza kuba twabireba, ariko nimba umaze kuba wasobanukirwa kuri bimwe maze kuba nakubwira, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo by'uburyo iyi filimi uri kuyibona, yuko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane, ibintu bigiye kuba byaba ibindi. Ese Rugema arabasha kuba yacika aba bantu? Byose nabyo turaza kuba twabireba. Ese ba Kamarade barabasha kuba bamukorere iki? Byose nabyo turaza kuba twabireba. Ese Iribagiza araza kuba yabona uyu muti wa kabiri Rugema yaraje kuba yareba? Nabyo byose turaza kuba twabibona hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero icyo usabwa ni ugukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu zigiye zitandukanye, kubera ko tumaze kuba twabona ibintu byiza cyane ko Rugema igihe cyose yari amaze yari yaracitse bano bagabo. Papa Kamarade yari yaramutorokesheje, ariko kumutorokesha ntago ari ukuvuga ko yari yaragambaniye Iribagiza, ahubwo ni ukugira ngo azabone uko aha Iribagiza umuti wa kabiri, kugira ngo rero niyo mpamvu yari yawutumye Rugema, yari yamubujije kuba yawangiza cyangwa hagire ikindi kintu awukoresha. Ariko ba Kamarade babashe kuba bamufata. Ndikumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, uriya musaza agiye kuba yakongera agakorana na Kamarade ndetse na Emile, yuko uyu muti ba Kamarade babashe kuba bafata, bagiye kuba bawushikiriza uriya musaza papa wabo, kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Ariko Rugema we ibyo ntago bigiye kuba byakoroha, kubera ko bagiye kongera kuba bamushimuta bakamusubiza aho yavuye, yuko za miliyoni 10 nazo baracyazishaka, bayigeze kuba bakanyina nambara. Rero nicyo cyatumye uyu musaza abasha kuba yakohereza hano Rugema, akabasha kumuta mu gatego nk'aka Rugema atabizi. Rero abantu babashe kuba bababarira uyu musaza, abantu batangiye kuba bavuga ati yagambaniye Iribagiza, mujye muri comment muvuge ati turabimenye, ntago tuzongera kuba twamwita umugambanyi, kubera ko tumaze kubona ko ahubwo yabikoze ziriya mpapuro z'imitungo yahaye Rugema ntago zari izanyazo, ahubwo zari zo kugira ngo abashe kuba yareshya Rugema amugeze iwe, abashe kuba yamenya Iribagiza se ni muntu ki, kubera ko nawe amuheruka kera, yari inshuti y'umuryango w'iwabo kera ababyeyi ba Iribagiza batarapa. Niyo mpamvu mwabonaga uyu musaza yagiye kuba yakemera akaba umuzamu kwa Rugema, ariko yaje kuba yabihindura, noneho atangira kuba yakigaragambya kuri Rugema. Rugema agira ngo ni umuntu we waje kuba bafatanya, kumbe nawe yabashe kuba yamubara, yuko uyu musaza niwe wari ufite impapuro z'imitungo za nyazo. Rero uri kumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, ariko ntago ari ibyo gusa, turaza kuba twarebera hamwe yuko hari ibintu byinshi byabashe kuba byatambuka muri ino filimi Inzira y'Umusaraba n'ibigiye kuba byaza. Twabonye ko Cyusa n'uriya mukobwa yateye inda yatangiye kuba yamubwira ko uriya mwana batwite agomba kuba yamwihakana, akazamufasha mu bundi buryo. Ese Cyusa azamufasha mu buhe buryo? Ese wowe uriya mukobwa wakemera ko umuntu yagutera inda agashaka kuba yakwihakana? Ariko twamaze gusobanukirwa ko iriya nda atari iya Cyusa, ahubwo ari iy'undi muntu wabashe kuba yamutera inda. Uwo muntu ari umukene, abasha kuba yatera inda uriya mukobwa Isimbi kugira ngo abashe kuba yayishyira kuri Cyusa. Rero uriya mukobwa Isimbi yari yaragiye kuba yashaka uwo muntu, amaze kuba yajya kumushaka abona n'umukene cyane, aba mu buzima bubi, none agarutse inda yigereka kuri Cyusa kugira ngo babashe kuba babana.
ese uyu mukobwa isimbi bizamuhira? Ariko tumaze kuba twabona ko CYUSA ashaka kuba yafasha uyu mwana ariko ni atamenyekanye ko ari uwe. Ese Iribagiza naramuka abimenye bizagenda gute? Byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe. Nimba tubashe kuba twagera hano kuri uyu muntu, tajya muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu muntu twari turi kumwe n'abantu. Kandi ntiwibagirwe gukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ndetse unakande ko like kugira ngo turebe ko hari abantu baba babashije kuba bakunda ibyo dukora, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba uburyohe kuri iyi episode tugezeho, ibintu bigiye kuba byahinduka ibindi bindi. Kandi mwibutsa ko iyi ariyo channel y'ukuri ibasha kuba yakugezaho amakuru ya nyayo agiye kuba yaza muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ariyo twamaze kubona inafite abasubscribers benshi. Hari abantu babashe kuba batwiyitirira, ariko nimba ubashe kuba wagera hano, iyi niyo channel ya nyayo yo kujya umenyeraho ibigiye kuba byakurikira muri filime Inzira y'Umusaraba. Bariya bababeshya mutangire kuba mwabakatira, kubera ko atari ibintu byiza babasha kuba bababwira, kubera ko muza hano mugatanga ibitekerezo byanyu muvuga ati ntago byigeze bizamo. Ariko hano abamaze kuba basobanukirwa, bamaze kubona ko ibi tuvuga biza muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko ni ibintu byiza cyane kuba CYUSA adashaka ko Iribagiza amenya ko yateye uriya mukobwa isimbi inda, kubera ko n'ubundi iriya nda ntago ari iya CYUSA. Ese CYUSA azabyitwaramo gute kuba yahisha Iribagiza ko yateye inda isimbi? Ese ibintu bizamera gute? Byose tuzabirebera hamwe hano kuri ino channel. Tugiye kujya tureba ibintu bitandukanye bigiye kujya biza hano muri filime Inzira y'Umusaraba, kandi ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza. Ariko hano ntago twakirengagiza ko CYUSA yarabashe kuba yaza kuba yareba hano isimbi hano kwa Rugema. Ahageze ahasanga umuzamu mushyashya. Ibintu yaramukoreye ntago ari ibintu byina, kubera ko uwo muzamu yaramukoreye ibintu bitari byiza cyane. Atangira kuba yamusubiza inyuma ngo abashe kuba yavuga ikintu aje kuba yakora kwa Rugema. Rero CYUSA yagiye afite confidence cyane, ashaka kuba yakubita uwo muzamu, ashaka kuba yamutambukaho. Kandi uyu muzamu yararimo akora akazi ke ashinzwe neza, kubera ko bari baramushinze ko nta muntu wemerewe kuba yakinjira hariya mwa kiriya gipangu atamuzi cyangwa atabanje kuba yabaza boss. Ariko icyatumye bashyiraho umuzamu nuko bakeka ko ba kamarade bashobora kuba bazana uyu muti hano kwa Rugema, kubera ko bamaze kumenya ko umuti wabashe kuba waboneka. Rugema yabashe kuba yabona umuti, ba kamarade bakabasha kuba bamufata. Ubu Iribagiza akaba agiye kuba yanywa umuti wa kabiri. Rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza, ikaba icisha ibintu mu nzira nyinshi ariko bigacamo, jya muri comment wandike amena, kubera ko tubonye ko Iribagiza agiye kuba yabona undi muti wa kabiri, kubera ko tumaze kubona ko ba kamarade bagiye kuba bawufatana Rugema bakabasha kuba bawumwaka. Ariko se isimbi we azakomeza kuba yabeshyera CYUSA kugeza ryari ko iriya nda ari iya CYUSA? Ese CYUSA we azabasha kuba yamenya ukuri ko iyi nda atari iye ahubwo abari kuyimwitira? Ariko CYUSA n'ubundi aguma yihakana. Ababyeyi be nuko badashaka kuba babyemera, kubera ko twabonye ko mama we ashaka kuba yakemera iyi nda, ashaka kuba yahatiriza CYUSA kuba yakemera iyi nda. Se CYUSA azarangira abyemeye? Ese uyu mukobwa isimbi we agambiriye iki? Byose tumaze kuba twabibona ko isimbi agambiriye kuba yatwara umugabo Iribagiza akabasha kuba yakibagirana, kubera ko uyu mukobwa ashaka kuba yateka imitwe ikomeye cyane. Ese CYUSA azabasha kumva cyangwa yumve aya masezerano agiye kuba yakorana n'uyu mukobwa isimbi? Kubera ko isimbi bagiye kuba bakorana amasezerano yuko atazigera yemera ko uriya mwana ari uwa CYUSA, atazigera abivugaho na gato, kubera ko CYUSA adashaka kuba Iribagiza abimenya. Ese Iribagiza namara kuba yabimenya bizagenda gute? Byose nabyo tuzabirebera hamwe hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyawe hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nurangiza ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko hano hari amakuru menshi agiye kuba yatangira kuba yavugwa muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byakomeje kuba byatera ababyeyi ba CYUSA urujijo, kubera ko ise wa CYUSA uri muri Amerika yamaze kuba yakumva ko CYUSA yabashe kuba yatera inda, ariko CYUSA ntabashe kuba yabimumenyesha. Ese CYUSA azabimubwira
gute ese ko uyu musaza papa wa Cyusa arimo arabaza umuryango we ko ari kumva amakuru ko yateye inda isimbi kandi twebwe twamaze kuba twasobanukirwa ko iriya nda yabashije kuba yaterwa n'umuntu w'umukene udafite ikintu na kimwe ahubwo bayisimbi babashije kuba bakishyura kugira ngo abashe kuba yamutera inda kugira ngo bazabone uko barya imitungo ya Cyusa kugira ngo bazabone uko isimbi yashaka na Cyusa iribagiza akaburiramo. Ese iribagiza aramutse abimenye ibi bintu ko Cyusa yabashe kuba yatera inda isimbi nubwo barimo baramubeshyera ariko byarabaye mwigeze kuba mwabona ko hari ubugihe Cyusa bigeze kuba bamuha ibiyobyabwenge ubwenge ibintu bitangira kuba byahinduka niho Cyusa aba akeka ko yaba yarateye iyi nda ariko ntago ari byo twebwe twamaze kuba twabibona muri iyi episode igiye kuba yakurikira ibintu niko biraza kuba byifashe. Rero urakumva ko filime Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane itangiye kuba yagera ku rundi rwego rushimishije kandi hari ibintu byiza byabashe kuba byayiranga abantu benshi bakunda iyi filimi uyu munsi. Noneho filimi yacu igiye kuba yaryoha iribageza namara kuba yabona umuti wa kabiri. Uri kumva ko Rugema bizaba bimurangiriyeho, Rugema ibyo bigiye kuba byajya hanze, ibyo bigiye kuba byamenyekana ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo gute hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba? Jya muri hasi aho hasi utangemo ibitekerezo by'uburyo ubona iyi filimi ahantu itangiye kuba yagera kubera ko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane hatangiye kuba hashimisha abantu benshi bakurikira iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe ubashe kuba wagera hano wamaze kuba wasobanukirwa kandi iyi channel itangirwaho amasomo menshi yabasha kuba yakwigisha mu buzima busanzwe ibintu bindi wenda wazahurira nabyo mu buzima busanzwe ariko ukamenya kubyirinda kubera ko wabashe kuba wareba filimi Inzira y'Umusaraba. Ese ibintu bigeze hehe? Ibintu bigeze hehe kuri Iribagiza na Cyusa mu myiteguro y'ubukwe? Twamaze kuba twabona ko Iribagiza atakiri mu myiteguro y'ubukwe nk'uko Cyusa abirimo, ahubwo Iribagiza yibabarijwe no kuba yabona umuti wa kabiri. Ese Cyusa bizamugendera gute Iribagiza natabasha kuba yabona uyu muti wa kabiri vuba kandi ubukwe bwabo ko bwegereje? Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha noneho kurushaho, ibintu bigiye kuba byaba ibindi kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi byabashe kuba byadusigiye amasomo akomeye cyane. Nimba ubasha kuba wakurikira izi video, hari isomo ubashe kuba wakora hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba hari isomo ubashe kuba wakoramo, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi hano tugeze kuri iyi season. Ibintu bikomeje kuba byahinduka. Ese Cyusa azamenya ko uyu mukobwa atigeze amutera inda? Byose turaza kuba twabirebera hamwe muri episode igiye kuba yakurikira. Ese Rugema we ibintu ho bigeze he cy'umusaza wa Iribagiza? Byose tugiye kuba twabireba muri iyi episode igiye kuba yakurikira. Se uyu musaza yagambaniye Iribagiza cyangwa yagambaniye Rugema? Byose ugiye kuba wasobanukirwa. Rero nimba tubashe kugerana kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filime Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi ngusobanurire buri kimwe uyu musaza yabashe kuba yakora n'icyo Rugema araza kuba yasubiza uyu musore. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigiye kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese uyu musaza koko yagambaniye Iribagiza? Rero icyo kibazo abantu bakibazaga ngiye kuba nakigusubiza. Muribuka neza ko ahaye urufunguzo Rugema abantu mumaze kureba episode irangiye, akabasha kuba yamurangira umuti Iribagiza azanywa wa kabiri ahantu mu cyaro, akaba Rugema akaba yaragiye kuba yawuzana. Rero uyu musaza ntabwo yigeze agambanira Iribagiza, ahubwo agiye kuba yamuha umuti. Rero ikimenyimenyi kigaragaza ko uyu musaza agiye kuba yamuha umuti ngiye kuba nakikubwira. Nuko uyu musaza mbere yuko abwira Rugema aho amurangira umuti, mwumvishe ko amubwiye ati uzagende uzane uwo muti, ntuzawangize cyangwa uwumene, ntihazagire
ntihazagire ikindi kintu na kimwe uwukoresha uzawuzane aba ari njyewe uwangiza. Rero ni ibintu byiza cyane uyu musaza abashe kuba yakora, kubera ko uyu muti nyine Rugema nabasha kuba yawuzana azawuhereza uyu musaza ahite awuha Iribagiza. Uri kumva ko uyu musaza atigeze agambanira Iribagiza. Ni ibintu byiza cyane Imana yabashe kuba yamukoresha kugira ngo atabasha kuba yagambanira Iribagiza. Rero nimba ujya wemera ko Imana ikora ibitangaza, umuntu akemera agaca mu nzira zigoye ariko ikabasha kuba yamucishamo ibitangaza byayo, jya muri comment wandike amena cyangwa ushyiremo ko Imana ibikora, yuko tubonye ko uyu musaza atabashije kuba yagambana. Uyu muti rero Rugema agiye ko yazana mu cyaro, uyu muti azawuzana awuhereze uyu musaza ahite awuha Iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, abantu mwari mumaze kuba mwamwanga muvuga ati uyu musaza yagambaniye Iribagiza, ntabwo yigeze abikora, ahubwo nuko yagiraga amuhe umuti wa nyawo noneho ahibereye. Uri kumva ko uyu musaza yatangiye kuba yakora ibintu byiza. Abantu benshi mwe mutangiye kuba mwamwanga, muhurira aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba bagera hano rero Rugema hano yari arimo yisobanura, bari bamubajije ati ni hehe baba barashyinguye ababyeyi banjye. Rero Rugema kubera ko atahazi ntago ahibuka kubera ibyaha yakoze, kubera ko yapfuye kubashyingura ahantu abonye hose, ntago yigeze abashyingura mu cyubahiro. Niyo mpamvu Rugema mwabonye ko ahise agira isoni agatangira kuba yakibajisha ku ruhande, agatangira kuba yareba ku ruhande. Ese Rugema ibye biraza kuba byagera hehe? Araza kuba yabwira iki? Urumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, kubera ko uyu musaza tumaze kumenya ko adafatanyije na Rugema, ahubwo ari ukumubeshya kugira ngo azabashe kuba yavura Iribagiza. Uri kumva ko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, kubera ko agiye kuba yasigara ku ruhande rwe wenyine, agatangira kuba yakitekerereza. Ziriya mpapuro z'imitungo uyu musaza yabashije kuba yamuha ntabwo ari impapuro za orijinali, ahubwo yageraga ngo abashe kuba yagera hano muri runo rugo kwa Rugema, azabashe kuba yavura Iribagiza. None Rugema niwe ugiye kuba yazana n'umuti ugiye kuba wavura Iribagiza. Uri kumva ko rero Imana ikora ibitangaza, ibintu bigaca mu nzira nyinshi ariko bikemera bikaba. Iribagiza agiye kuba yanywa umuti wa kabiri kugira ngo abashe kuba yakira. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nimba ugeze hano kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment wandike ko Iribagiza agiye ko yanywa umuti. Nimba ubyishimiye ubivuge, kubera ko Iribagiza namara kunywa umuti wa kabiri azahita yibuka ibintu byose. Uyu Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, agiye kuba yatangira kuba yaseba, kubera ko twamaze kuba twabona ko uyu musaza nubwo yamutumye umuti yamubuje kuba yawangiza, yuko uyu musaza aba agifatanyije na Rugema. Uyu muti yari kubwira Rugema ati azana wangize. Rero uri kumva ko uyu musaza afite imigambi myiza yo kuba yavura Iribagiza. Abantu bamaze kuba bamukunda, noneho bamaze kuba bamubabarira, mujye muri comment muvuge ati papa Kamarade ndamubabariye, kubera ko yari yarambabaje hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Igihe yari yarakinaga atwereka ko yagambanye, yari yarababaje abantu benshi, abantu bamubabariye. Mujye muri comment mubivuge, kubera ko ari ibintu byiza uyu musaza abashe kuba yakora hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ese Rugema ibyo biraza kuba byaherera hehe? Araza kuba yasubiza iki? Byose tuzabirebera hamwe hano muri episode igiye kuba yakurikira. Ibintu bizaba bimeze bite? Abandi bantu se mwabonyemo n'ibindi bintu bibashe kuba byatangaza abantu? Hano tuvuga ku bintu byarangiye biraza muri filime Inzira y'Umusaraba, ibigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira. Rero iyi channel niyo y'ukuri ibasha kuba yabagezaho ibintu bigiye kuba byakurikira muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko mwamaze kuba mwabona ko ariyo ifite n'abasubscribers benshi. Hari abantu babashije kuba batwiyitirira, babasha kuba bababeshya kugira ngo nimuze kuba mwasobanukirwa, ariko hano wabashe kuba wahagera. Iyi channel niyo isobanura neza filime Inzira y'Umusaraba, ikabasha kuba yabageraho uko wabyumvise hano, uko ibintu biba bimeze hano. Tubasha kuba twabibabwira tukabibaciramo muri makeya, ubundi mukaza kuba mwabikurikirana muri filime Inzira y'Umusaraba. Ese CYUSA koko
abantu mwari muri kwibaza ko CYUSA twarangije bamubaza ati iriya nda isimbi atwite n'iya CYUSA byose nabyo tugiye kuba nagusubiza icyo kibazo kubera ko iriya nda isimbi atwite ntabwo ari iya CYUSA ahubwo muribuka ko isimbi yari yaragiye yamaze kuba yatwita ahita agenda ava kwa Rugema yari